bamwe ibikomere mufite n'ibyo ababyeyi banyu babataye, abandi ibikomere mufite n'ibyo abagabo banyu badakirirwe, n'ibyo abagore banyu ibyo mwari mubategerejemo sibyo mwababonyemo. Ariko reka nkubwire ngo muri Yesu, Yesu ajya twomora, Yesu ajya tukiza, Yesu ajya turuhura. Nkubwira amagambo akomeye, abanzi bacu nabo mu rugo ntabwo ari abakure. Nushaka uve kuri bene wanyu badafite Yesu, ntacyo bakumariye. Mwamwe murakizwa mukaguma muri bene wanyu mutavuga ururimi. Reka nkubwire, mu nzu y'Imana hari byose. Umva ngo utangarije, umuruho wose wagize Imana yarawitegereje. Bakozi Imana muri kunyumva, duhura n'imiruho, tubwiriza dufite imiruho, dusenga dufite imiruho, tuzamukiza dufite imiruho. Hari ibyo tudafite, hari imitwaro. Imana ishimwe cyane, ariko dufite Imana iruhura. Imana yacu ni karuhura. Umwana w'imfura acirwaho imigani, umwana w'imfura mufiteho icyitegererezo, zitukwamo nkuru. Uvuze imfura ati ibiheko. Umwana w'imfura ahura n'ibintu bikomeye. Dufite Imana ikiza kanseri, dufite Imana ikiza sida, dufite Imana ikiza diyabete, dufite Imana Jehova Rafa. Ndi umuhanuzi, ndahagaze, ndabihanuye, ndabyemeje. Ngiye guhanurira igihugu nk'umunyarwanda mu izina rya Kristo Imana nkorera. Mwuka w'Imana arampishuriye. Uyu ni wa mwanya rero wo gutabaza Imana kugira ngo iturengere. Imana yacu ishimwe cyane. Nje kugusubizamo imbaraga. Mwibuke Yesu aca umugani, umucamanza ukiranirwa, tubaha Imana n'abantu. Igihe uriya mupfakazi umukecuru yahoraga amusanga kugira ngo amurengere ku mwanzi we, uko bucyo uko bwije, Yesu yaravuze ngo umucamanza aho bigeze, kuko yari amaze kumutitiriza cyane, aravuga ngo reka murengere kugira ngo adakomeza kundushya. Ngo arangije aramurengera kuko yarabifite mu nshingano kandi afite ububasha, kuko yari afite kuba yabikora. Ariko kuko atubahaga Imana n'abantu byatumye amwirengagiza. Ndashimira Imana yuko hari imbaraga ziri mu gusenga. Umucamanza rero aramurengera. Yesu arangije ahindukira abigishwa be, arababwira ngo ese niba umucamanza utubaha Imana n'abantu ashobora kurengera umupfakazi umutetereza ijoro n'amanywa, ngo ni gute Data wa twese wo mu ijoro azabura kurengera intore ze zimutakira ku manywa na nijoro. Iyo bavuze intore, ni abantu batoranijwe mu bandi, ni abantu bafite indangagaciro zitandukanye n'iz'abandi. Kamabwire ngo turi intore za Kristo, abantu bemeye kuza ku mwami, abantu bizeye amaraso ya Kristo. Turi intore ze, kabone n'ubwo isi itatwemera, nubwo abakomeye batatwemera, ariko hari Imana izaturengera. Rero ntubivemo ngo ucike intege, haracyari ibyiringiro. Uyu ni wa mwanya wo gutorwa kuva mu gusenga. Nakubwiraga ngo ntucike intege. 2019 wabonye nta gihindutse, ariko uyu munsi Imana yanjye nkorera yagira ikirema kandi ikagikomeza. Tugiye kureba umusore Imana yatabaye, amahanga n'isi yose irabimenya. Uno munsi niwe tugiye kurebera hamwe. Ndakubwiza ukuri, ubuzima bwawe ntabwo busigara nk'uko bwari bumeze. Nasenze Imana ivugana nanje. Iri jambo ngiye kubasangiza ryandayemo, ejo ryandiriwemo, ntabwo ryigeze rinshiramo. Ndumva byongeye guhinduka bishya. Rero nk'akanwa k'Uwiteka ndagusa kugira ngo uzibure amatwi yawe y'umwuka, kugira ngo ubashe kwakira
mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Turatinze turihutira aho ibintu bitangirira mu gitabo cy'Itangiriro igice cyaho cya 41 n'umurongo wa 47. Imana ishimwe cyane. Nari mvuze Itangiriro ibice bya 41 47. Jambo iravuze ngo Yosefu ahunika imyaka myinshi mu myaka y'uburumbuke uko ari 7, igihugu kirera gisenyukamo imyaka, ahunikisha ibuhunikwa byose byo mu gihugu cya Egiputa uko imyaka 7 ingana, abihunika mu midugudu imyaka 7, abihunika mu midugudu imyaka yo mu mirima ikikije imidugudu wose ayihunika muri wo. 49. Yosefu ahunika imyaka y'impeke myinshi cyane ihwanye n'umusenyi wo ku nyanja, ageza aho yarorereye kubara kuko itabarika. Yosefu abyara abahungu 2 inzara itaratera, ababyarana na Asenati mwene Petufera umutambyi wo mu mudugudu wa Oni. Yosefu yita imfura ye Manase ati, nuko Imana yanyibagije umuruho wanjye wose w'inzu ya data yose. Wa kabiri amwita Efurayimu ati, nuko Imana inyororokereje mu gihugu naboneyemo umubabaro. Ya myaka 7 y'uburumbuke bwabaye mu gihugu cya Egiputa irashira, imyaka 7 y'inzara itangira gutaha nk'uko Yosefu yari yarabivuze cyangwa yari yarabihanuye. Inzara itera mu bihugu byose, ariko mu gihugu cya Egiputa cyose mu bafite ibyo kurya ntaho bari bafite ibyo kurya. Igihugu cya Egiputa cyose kibabajwe n'inzara batakambira. Mwibuke ko turi mu gutabaza, gutakamba. Batakambira Farawo ngo abahe ibyo kurya. Farawo abwira abanyegiputa bose ati, nimusange Yosefu. Imana ishimwe cyane. Kambabwire ntarakomeza gusoma, Yosefu agereranywa na Kristo, Yosefu agereranywa na Yoshua, Yosefu agereranywa na Mose. Yesu yamaze iminsi 3 mumva. Mwibuke Yosefu bamushyize mu rwobo rwo mu butayu rutagira amazi. Basange Yosefu ni ufite igisubizo. Kambabwire ngo nta wundi ufite igisubizo cy'abishi, nta wundi watabara umwana w'umuntu uretse Yosefu wemeye gucaho Imana imucisha. Umva ijambo ryiza cyane. Yosefu mukore icyo abategeka. Inzara ikwira mu bihugu byose, Yosefu akingura ubuhuniko. Aha niho ruzingiye turi busangirire. Yosefu akingura ubuhuniko bwose, ahahisha abanyegiputa. Inzara irakomera cyane mu gihugu cya Egiputa. Abo mu bihugu byose bajya muri Egiputa kuri Yosefu guhaha imyaka y'impeke, kuko inzara yari nyinshi mu bihugu byose. Murabona ko ukuyeho Egiputa hariho n'ibindi bihugu byose byaje. Ubwo urashyiramo na Isiraheli, kuko Yosefu ni Umwisiraheli, aho niho yaturutse. Nabo baje kuza. Mwanditsi wa Zaburi 105 aravuga ngo nuko Uwiteka avuna inkoni bishingikirije ari umutsima wabo, yabateje inzara ngo bajya guhaha, kugira ngo ubuhanuzi Imana yabwiye Yosefu busohore ko bene se bazamwikubita imbere. Turakomeje. Amose ibice byaho 8 havuze gute? Murongo wa 11 aravuze ngo, dore iminsi izaza, ni Uwiteka Imana ivuga, izateza inzara mu gihugu. Izaba ari inzara y'ibyo kurya cyangwa inyota yo gushaka amazi, ahubwo izaba ariyo kumva amagambo y'Uwiteka. 12. Kandi bazajarajara bava ku nyanja imwe bajya ku yindi, bazava ikazikazi bajye iburengerazuba, bazakubita hirya no hino
bashaka ijambo ry'Uwiteka, yego, be kuribona. Birababaje cyane. Bazajarajara, bazakubita hirya no hino, nibashaka ijambo ry'Imana ntabwo bazaribona. Uwo munsi inkumi nziza n'abasore bazicwa n'inyota. Abarahira icyaha cy'i Samariya bati ndahiye Imana yawe Dani we, kandi bati ndahiye umuhango w'i Berisheba uhoraho, nabo bazagwa kandi ntabwo bazongera kubyuka. Imana yacu tugire neza. Reka dusenge Imana. Saba Umwami wacu Yesu Kristo, tugarutse hano kugira ngo abatumva babashe guhabwa umugisha binyuze mu mbaraga z'ijambo ryawe. Mwuka wera, ndagusaba kugira ngo ufungure ububiko bwose bw'ibyo wageneye abagiye gukurikira. Mwami, ndagushimiye kubikoze. Nje bugufi kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urakoze Mwuka wera kuri kumwe natwe. Meje imigambi yose n'imbaraga zose z'umwanzi aho zikorera, zakora mu mitima, zakora mu kirere, zakora ku butaka, mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mwuka, ndagushimiye ko wumvise gusenga. Dusende twizeye. Amen. Hallelujah. Ijambo nkuzaniye riravuga ngo fungura ububiko bwawe kubera yuko ugiye guhunika. Cya kabiri, kandi ugiye kurekura ugaburire benshi cyane, ariko icyo usabwa ni uko ufungura ububiko. Iyo bavuze ububiko, ububiko buba mu nzu ndetse bushobora no kuba mu mifuka, ariko ububiko nshaka kuvuga ndabusobanura mu buryo butandukanye, ariko byose bihurira mu murongo umwe. Iyo mvuze ububiko mba mvuze itorero. Itorero ni ahantu abantu bagomba gukirira. Itorero ni ahantu abantu bagomba kubonera ibisubizo. Kandi itorero mvuga ntabwo ari ibihome, ntabwo ari ibiti, ntabwo ari ibisenge. Itorero mvuga ni abizeye Kristo, ni abatoranijwe, ni ab'Imana yujuje ubwiru bwayo, nabo yashyizemo ibisubizo. Imana ishimwe cyane. Nari mvuze ngo fungura ububiko bwawe. Ahandi ububiko bugaragarira ni mu mutima. Yesu yavuze amagambo akomeye, harabanga umuntu akwiriye gutanga ubutunzi bwiza, abukwiriye mu bubiko bwiza, ngo ntabwo isoko mbi yavamwo amazi meza, ahubwo yavamo akereta. Ngo umuntu atanga ubutunzi bwiza abuvanye mu bubiko bwiza. Kandi ubaze mwene data mushiki wanjye, ububiko bwawe burimo iki? Mutima wawe urimo iki? Ese urimo ishyari? Urimo kutababarira? Urimo urwango? Urimo ubusambanyi? Urimo ubujura? Urimo iki? Ibaze muri aka kanya. Kamvuga amagambo akomeye, abanyumva murankurikira. Uyu musore Yosefu, mbere yuko abasha kugaburira Egiputa yose yamugomokeye, ndetse n'amahanga yose yo mu isi yari yamuziye, Yosefu yabanje guhunika. Imana ishimwe cyane. Yabanje kwiyuzuzamo iby'ubwami bw'Imana, kamabwira amagambo meza y'ubwenge. Ibintu byose mugabana mu isi y'ibigaragara, y'ibifatika, byabanjirize mu isi bitagaragara. Imana ishimwe cyane. Kandi basobanurire uyu mugabo Yosefu yavuze uburyo yabyaye abana babiri. Yabyaye abana babiri, umwe amwita Manase. Manase uyu nguyu yamubyaranye na Asenate, umukobwa wa Potifa w'umutambyi wo mu mudugudu wa Oni. Yari amaze kugera kwa Farawo, amaze kugororerwa gutwara imari n'ubukungu byo muri Egiputa. Yosefu arangije abyara umwana we wa mbere, amwita Manase. Manase bivuze ngo Imana inyibagije umuruho nagiriye mu nzu ya data. Kamabwira amagambo akomeye. Yakobo yabyaye Yosefu, ariko hari n'abakuru be. Mukuru wabo yitwa Rubeni. Mu muco, Rubeni wagombaga gutwara ingoma cyangwa se umurage
wo kwase nk'umwana w'imfura, ariko kuko yuriye urubiri bwa se, Imana binyuze mu kanwa ka se yaramubwiye ngo ntabwo azaragwa ubutware bwa se kuko yuriye uburiri. Aramubwira ngo umeze nk'amazi adatemba, umeze nk'amazi kuko utaguma hamwe. Mwumva ibyo bintu uburyo bikomeye, ariko natangaye cyane. Ageze kuri Yozefu aravuga ngo yarashwe imyambi y'urwango. Yozefu yararushe, kambabwira ibintu mbihuje. Umwana w'imfura, genda umwana w'imfura, ibyo mvuga ndabyumva. Mama yabyaye abakungu gusa, nahetse barumuna banje. Bisobanuye iki? Umwana w'imfura acirwaho imigani, umwana w'imfura mufiteho icyitegererezo, zitukwamo nkuru. Uvuze imfura ati ibiheko. Umwana w'imfura ahura n'ibintu bikomeye. Hari abantu twagiye dusengana batinze gushaka ari abakobwa, kubera ko abande kwita kuri barumuna babo baribagirwa, kuko bakuze bumva ari igisubizo. Kambabwire ngo umuruho Rubeni yahuye nawo si cyo kimwe na Yozefu. Yozefu yahuye n'umuruho w'umwana w'imfura. Niyo mpamvu yavuze ngo Yakobo ariho araraga abana. Havuga andi magambo akomeye kuri Yozefu. Haravuga ngo Yozefu ngo ameze nk'amashami, ngo agaba hirya cyane akagera kure, ngo hirya y'amazi n'ibihome. Yarashwe imyambi y'urwango na bene she. Bene she baramwanze. Yozefu abyaye umwana wa mbere amwita Manashe. Bivuze ngo Imana inyibagije umuruho nagire mu nzu kwa data. Umva ngo utangarije umuruho wose wagize, Imana yarawitegereje. Bakoze Imana muri kunyumva, duhura n'imiruho, tubwiriza dufite imiruho, dusenga dufite imiruho, tuzamukiza dufite imiruho. Hari ibyo tudafite, hari imitwaro. Imana ishimwe cyane, ariko dufite Imana iruhura. Imana yacu ni karuhura. Yozefu amwita izina, haravuga ngo Uwiteka anyibagije umuruho nagiriye mu nzu ya data. Komera ushikame, ntucogore. Dufite Imana iruhura imiruho, dufite Imana itabara, dufite Imana ikiza imisonga, dufite Imana igira neza. Imana ishimwe cyane. Reka mvuge kuri uyu muruho gatoya. Yozefu baramwanze, bamujugunyira imyambi y'urwango, barangije bamwanga urunuka. Yari umwana uba iruhande rwa se, kamubwira amabanga. Abana bishoreke, ndavuga bo kwa Zirupa n'ababiruha, bajyaga bishushanya, barangiza bakarya intama, bakazana uruhu, bakabeshya ngo inyamaswa yaziriye. Yozefu ibyo akabibona akabivuga. Kambabwire ngo uko niko banze Kristo umwami wacu, uko niko batwanze twebwe abagaragu be. Iyo tubwiza isukuri iratwanga, ikadutoteza. Turi mu bihe biruhije, abantu bizi iby'amatwi badashaka ukuri. Ariko reka nkubwire, nitugera kuri Yorodani bizasobanuka. Mwibuka Abanyegiputa bagerageje gukurikira Abisiraheli, bashiriye mu nyanja. Imiruho ducamo ntabwo bazayihanganira, bazayigwamo. Imana itugire neza. Iyo nibutse aho imvanye naho iriho iranjana, Imana inyurije mu miruho. Imana nakoreye naburaye, Imana akoreye banyirukanye mu icumbi. Ntabwo nzareka kwivugira, mfite aho nkinga umusaya. Ntabwo nzareka kwikorera, mfite ibyo kurya by'iminsi 3. Imana yakigira uhura. Reka ngukomeze mwene data, komera ushikame, hagarara. Nubwo bagucukurira inzobo, nibo bazazigwamo. Imana yacu niyo kwizerwa, iri inyuma y'ijambo ryayo kugira ngo irisohoze. Komera ushikame kandi ntutinye. Njya mbabara cyane, wararirimbaga muri korale
wari umuvugabutumwa bwiza, warangiza ugasorwa mu byizerwa n'amagambo. Ni ukuri Imana igutabara ikugirire neza. Ese wanzwe kugera ha Yozefu, barangije bamujugunya mu rwobo, ubwo ngubwo bamuvanye bamugurisha n'Abayishimayeli. Ibyo ntabwo yabikorewe n'abaturanyi, yabikorewe nabo mu nzu kwa se. Bamubwira amagambo akomeye, abanzi bacu nabo mu rugo, ntabwo ari abakure. Nushaka uve kuri bene wanyu badafite Yesu, ntacyo bakumariye. Mwamwe murakizwa mukaguma muri bene wanyu mutavuga ururimi. Reka nkubwire, mu nzu y'Imana hari byose. Wibuka amagambo Yesu yavugiye ku musaraba, yabwiye Yohana, aramubwira ngo Yohana, yewe mwana dore nyoko, naye mubyeyi dore umwana. Ku musaraba tuhabonera inshuti, ku musaraba tuhabonera abavandimwe. Imana ishimwe cyane. Nta handi twagira ururimi rumwe, nta handi twahuriza umutima hatari ku musaraba, hatari muri Yesu. Nta handi amasakubiri yashirira, ni muri Yesu honyine. Imana ishimwe. Umwanditsi haravuga ngo turi abana b'Imana. Ndavuga umwanditsi w'Abagalati ibice 3, tubiheshejwe no kwizera Yesu Kristo. Ngo muri Kristo nta muyuda, nta mugiriki, nta mugore, nta n'umugabo, nta mbata, nta n'umudendezo. Tumva imbaraga z'Imana muri Kristo birashoboka. Bamwe ibikomere mufite n'ibyo ababyeyi banyu babataye, abandi ibikomere mufite n'ibyo abagabo banyu badakirirwe, n'ibyo abagore banyu. Ibyo mwari mubategerejemo si byo mwababonyemo. Ariko reka nkubwire ngo muri Yesu, Yesu ajya twomora, Yesu ajya tukiza, Yesu ajya turuhura. Ntekereza ko Yozefu yavuye mu rwobo yakobaguritse, yari yakomeretse, yari afite inguma. Umwanditsi wa Zaburi 105 aravuga ngo baba mubabarishije ibirenge, bajya mubesheje iminyururu. Yagiye ari imbohe, ari eskarave muri Egiputa. Reka mbabwire ngo Yesu azamuka i Goligota, yagiye afite umusaraba, yagiye wikoreye. Uretse Simoni w'Umwakure wagerageje kuwumutwaza akamuruhura. Kambabwire ngo turi imbohe, turi imbata. Hari ibyo tutemererwa, hari ibyo tudafiteho uburenganzira. Hageze muri Egiputa, Imana ishimwe, haragwa ingoma yo kwa Farawo. Bibiliya ivuga ngo Imana yagize Yozefu, yigize nk'Imana kuri Farawo. Icyo yakoraga cyose cyahabwaga umugisha. Habyarayo umwana wa kabiri, hamwita Efurayimu, bivuze ngo Uwiteka hanyibagije iki, hanyibagije umubabaro. Kambabwirira ijambo mwanditsi haravuga neza w'Abaheburayo 12, haravuga ngo yihangane imibabaro kubwo gutumbera umusaraba, ngo Imana imushyira hejuru. Imana data wa twese, Imana ishimwe. Yozefu yihanganiye imibabaro, nubwo yakoze akazi ko mu rugo, ntiyahirahiriye kuryamana na nyirabuja, kugeza igihe yamushyirishije mu nzu y'imbohe bwa kabiri. Haramufungisha. Ntabwo yafungiwe ibyaha, ahubwo Imana iturinde ibihamya bifite ibinyoma. Yerekanye imyenda muka Potifa yuko yafashwe ku ngufu n'umugurano w'Umuheburayo, nyamara mubeshyera, baratubeshyera, batwirukana mu midugudu, baratujujubya, baturega ibyo tutari byo. Ariko muhumure, mukomere, bizasobanuka. Hari igihe bazadushaka. Imana iravuze mu gitabo cya Amosi
yavuze ngo ibigiye kuza Uwiteka azateza inzara itari y'ibyo kurya mu mahanga yose mu isi. Imana ishimwe, ngo abantu bazajarajara hirya no hino ngo bashaka ijambo ry'Uwiteka, ngo abahungu n'abakobwa bazacogora kubera ko barahiye icyaha cy'i Samariya. Reka mbabwire, turi muri icyo gihe. Natangaye kubaho udafite Imana muri wowe. Nubwo waba ufite miliyoni z'amadolari, nubwo waba ufite imiturirwa bingana no kuba robo ikoreshwa n'amashanyarazi, nta Mana uba ufite. Mana iturengere kandi tugirire neza. Ngo bazagwa, bazacogora, kigaragaza ko bacogoye, bafite amafaranga, ingo zirabananiye, bafite ubutunzi, ariko imodoka baziririramo, bafite amafaranga ariko baradiforushije, batakaje abo bashakanye, abana babo barahumanye, bafite amafaranga ariko n'abasinzi, bataha imbwa zirira, abandi barara mu mamodoka, abandi barara mu marogi, atari uko bari mu ngendo z'akazi, kuko ingo zabo ari gehinomu. Yo, banze Imana, binangira umutima, baravuga ngo itorero ntiririho, nta nzu y'Imana iriho, nta bakozi b'Imana bariho. Ariko mba nkurangira umuti, igisubizo kiri mu nzu y'Imana, igisubizo kiri mu bera. Yabihanuye Amosi, ijambo ry'Imana ni ukuri. Reka mbabwire, isi n'ijuru bizashiraho, ariko nta n'indomi izavaho, nta n'inyuguti zavaho. Ijambo ry'Imana ni ukuri. Iby'Imana yambwiye imyaka 20 ishize ndiho ndabigenderamo, byasaga nko mu gicuku. Ndi umuhanuzi, ndakanwa k'Uwiteka, ndabihamiriza igihe kigiye kuza. Ariko mfite ikibazo, Imana ifite ikibazo n'abantu. Ese nibaza bazasanga ibyo kurya, bazasanga hari ububiko buhunitsemo ibyo kurya, bazasanga abakozi, bazasanga abagaragu. Turi mu bihe abantu b'Imana bavuye mu byizerwa bagiye kwivanga n'isi, wagiye gucuruza. Imana yarabikubwiye. Bamwe mwumvise inyigisho z'ibinyoma ngo nimudakora ntakarye. Umva, gukora bivuze iki? Paul yaravuze ngo ubwiriza ubutumwa azatungwa nabwo. Ntabwo kuvuga ubutumwa ari ukubura icyo gukora, ntabwo gukorera Imana ari ukubura icyo gukora. Umwanditsi wa Zaburi aravuze ngo aho bahagiriwe ubwoba, korera Imana. Ntabwo kuvuga ubutumwa bivuze ngo uzahita ubona ibyo wishakiye. Rwana intambara nziza, senga, sengera abantu. Reka nguhinyuze. Umwanditsi w'Ibyakozwe n'Intumwa 6:4, Bibiliya iravuga ngo nuko abantu bamaze gucikanwa, cyane cyane abapfakazi ba Kigiriki, intumwa y'Imana Petero haravuga ngo nimushaka abagabo bo kwizerwa, mubasuke umwuka, hanyuma mubasengere. Umugabo witwa Sitefano ahagurutswa muri abo, bashinga ubudiyakoni. Petero avuga amagambo meza niyo nshaka kuvuga. Haravuga ngo twebweho tuzasenga, tugabure n'ijambo ry'Imana. Reka nguhinyuze, uririrwa wiruka utigita, uri umuhigi w'amafaranga. Ese uzagabura ijambo ry'Imana gute? Uzayura, uzahagara ku ruhimbi, uzabaha iki? Reka nkubwire, hari ibyo udafite. Kugira amafaranga ntabwo bivuze ko ufite ijambo ry'Imana. Ejo niriwe mu ivugabutumwa, naryamye amasaha make, ndarasenga, mbaza Imana, saba amavuta y'Imana. Ibyo wabishobora gute wiriwe mu miruho y'isi, waguye agacuho? Wasoma ijambo ry'Imana ryari? Umutambyi yarabyerejwe. Imana yabwiye Mose ngo ntihakagire ukora imirimo y'ubutambyi
uretse uvuka mu muryango kwa Lewi n'uzishyira hafi kuwukora atari umulewi azicwe. Nanjye ndategeka ababyinjiramo, ababyiyitirira bashingiye ku byo bafite, baseseye rwihishwa, batuma inzu y'Imana itukwa, bigisha ibi by'ubwenge bw'isi kugira ngo bikurobeshe abate hanze. Nanjye ndabacyashe mu izina rya Yesu Kristo. Uyu murimo ntabwo ari uwa bose. Niba uri umudiyakoni, diyakona. Niba uramagare gufasha, fasha. Kora ibyo ugomba gukora. Tuzabe nka Hoziya ngo ubembe ujye gukora ibyo udahamagarirwa. Kubera iki? Dufite Imana ikiza kanseri, dufite Imana ikiza sida, dufite Imana ikiza diyabete, dufite Imana Jehova Rafa. Ndi umuhanuzi, ndahagaze, ndabihanuye, ndabyemeje. Taya ziririma nka taya, nafashijwe n'imbaraga Imana yatoranije. Irambwiye ngo mbabwire ngo funguye ububiko bw'imbaraga z'Umwuka Wera. Mwakire gukira, mwakire ubuzima. Yewe muntu ufite inzozi z'abadayimoni, urota urya ibintu by'inyama, usanga n'abapfuye, n'ubuhoke. Yewe ubuze amahoro mu mutima, akira ubuzima. Yewe ubuze ibyishimo, akira ibyishimo. Yewe watewe n'indwara zakubaye akarande, nafunguye ububiko bw'ibitangaza, akira ubuzima. Yewe uri mu manza, wateterejwe, warashiragiwe, waraguzwe. Hari Imana iburanira, iyaburaniye Yosefu idacurwa kibera. Navugana nawe, tayaziriye amande, akira kuburanirwa. Izo mpapuro irambwiye ngo ubwire ngo icishe mu mukato ibirego n'abahamya b'ibinyoma basubiranyemo. Ugiye kubona ikimenyetso. Hari Imana iburana. Mwanditse aravuga ngo endigabo nini ntoya, usingura icumu ntagara, umburanire. Hari abantu Uwiteka Imana nkorera ije kuburanira. Yewe wa mugore we, mu rugo byarivanze, hari Imana ije kukuburanira, hari Imana ije kuguteturura. Yewe wa mukozi we, kwa bosi byarivanze, hari Imana ije kukuburanira. Tayaziriye amando, imbaraga z'Umwuka Wera. Wagiye kubaganga, barakubwiye ngo ntizizashira. Akira umuti, akira gukira, akira ubuzima. Warize, amashuri urayafite, diporomu umwanza yishyizeho umwanda. Ndavuze ngo ina 20 nawe ugiye gufata ku ifaranga. Imana nkorera, hari umubabaro kuruhuye, hari umuruhi gukirije. Ndabona ibihugu, ndabona amahanga. Tayaziriye amangara kori yaziremana. Ngiye guhanurira igihugu nk'umunyarwanda mu izina rya Kristo. Imana nkorera, Mwuka w'Imana arampishuriye. Rwanda nziza, kubw'umubabaro wagize ibihugu bikaguta. Ndavuga iriya myaka 94 ibihugu bigiye gushika, amahanga agiye gushika. Igihugu gitoya mureba, igihugu Imana ihaye umugisha. Isi ndavuze ngo igiye kuza aho ubuhuniko, ibyo kurya bifatika, kawunga, imiceri. Umva inganda zikomeye. Yosefu ngo ahunikisha imyaka y'iki y'imece. Iyo bavuze imece, ni imyaka ishobora kujya mu industries, ni imyaka ishobora gutunganirizwa mu nganda, ikazamara imyaka myinshi. Ndavuze ngo ntabwo Imana ihaye iki gihugu ibizamara umwaka, ni imyaka 20, aho ubuhuniko,
Imana ibwujuje, aho Imana ikirira inzara bishingiye ku mbaraga z'akanwa k'umuhanuzi. Niyo yivugiye ngo nashatse umuntu umwe wahagarara mu cyuho agasenga. Iyo mbuze igihugu ntabwo ari imisozi, ndavuga yewe muntu uri kunyumva, nashingiye aho usengeye, nashingiye ku myizerere yawe. Irambwiye ngo nkubwire ngo iki gihugu Imana ikigize igihugu cy'amateka. Ndabona ibihugu, ndabona abami, ndabona abakomeye baza gushika, baza kureba agahugu gato, bibaza uko byagenze. Hari marayika uriho urahanagura amarira, yewe wamfubyiwe, yewe wamupfakaziye, yewe wasizwe iheruhero na jenoside. Mu izina rya Yesu ndavugana nawe Yosefu, ndiho ndavugana nawe. Imana yankuye mu muruho w'inzu ya data, Imana yanyibagije umubabaro, Imana ingiriye neza. Imana irambwiye ngo mbabwire ngo mwakire ihumure, mwakire gutabarwa. Ngo basanga Yosefu bene se ngo arangije ngo ariyoberanya, ngo arijijisha, asa nkaho atabamenye. Harabaza ngo mutumutse, baramubwira ngo tuvuye muri Isiraheli. Nyamara yari yabamenye, ntabwo yigeze yihorera, ahubwo bamaze kumenya ko ari maraso yabo bikubise hasi. Yosefu arababwira ngo ntibugire ubwoba, simwe mwanyanze, ni ukugira ngo Imana igaragaze yuko ari iyera. Kandi nubwo mwanyanze, kwari ukugira ngo Imana izabakize inzara. Kankubwire Rwanda, si uko amahanga yakwanze, ni ukugira ngo akugire ikirangirire. Bagiye kuza gushaka ubwenge, bagiye kuza gushaka ubumenyi, bagiye kuza gushaka ubushobozi bidashingiye ku mashuri, ahubwo bishingiye ku mibabaro. Reka mbabwire, imyaka 26 ngaruka mu gihugu, nasanze imirambo, nasanze inzobo, nasanze iwacu harahiye. Ariko tuvugana ibyo ngibyo ntabwo wabivuga, nta nubwo wabitekereza ngo ibitekerezo byawe bibyumve, ahubwo ni amateka. Ibyo mubona ni bitoya. Uwiteka arambwiye ngo ntawe uzasigara adafite aho kuba, ntawe uzasigara asengera ibyo kurya. Mvugana n'abantu mu bihugu bitandukanye, ibihugu bimwe ntibigisengera ibyo kurya, ahubwo ikibazo bafite n'umurengwe, ntabwo bafite ikibazo cyaho kuba. Leta irabafasha. Kamabwire ngo ndashimira Imana kubw'iterambere, ibitarakoreka ndabihanuye bizaba. Ntabwo Roma yakuzura umunsi umwe. Wabonye Yosefu ariho aramburwa imyenda yo muri gereza, ariho arogoshwa, ntawigeze abitekereza yuko yaba minisitiri w'imari n'ubukungu. Ariko muri iki gitondo mwaravuze ngo mfunguye ububiko, ndavuze ngo ndonakingura ububiko. Imana nkorera irambwiye ngo mugiye kurya muhage mu buryo bw'umwuka, murahaze, murariye ijambo no mu buryo bw'umubiri. Kubw'iby'umwuka bigiye guhaza iby'umubiri. Yosefu yabaje kwihaje mu biribwa by'umwuka, nyuma iby'umubiri biraza. Reka nkubwire, iyo twubaka umuntu w'imbere, umuntu w'inyuma bamuzima. Biraba ngo umunyabyaha nta n'imisokoro agira mu magufa, ariko umukiranutsi atemba itoto. Mbere ko Imana iguha umugisha inyuma, ibanza gukora operation imbere, kabanza igakiza umutima, kakugiza ibikomere, ikakwigisha kubabarira, ikagutunganya, kakwezi kakugirira neza. Nkuko akiriye neza Yosefu, yarangiza ikamukiza ibikomere. Umva amagambo meza aryoshye, ngo basanga Yosefu, haleluya, bari bavuye kwa Farawo kumutakambira ngo abakize inzara. Farawo n'isi, reka mbabwire, isi nta gisubizo ifite, Egiputa nta gisubizo ifite, uretse umuheburayo, uretse umunyamasezerano. Nibutse ijambo riri muri Samweli ibice 30. Dawidi yambutse Sikuragi, ageze Posori, ngo yasizeyo ingabo 200,
hakurya basanga umunyegiputa shebuja yari yarataye, yari yarasize ku rugamba. Ngo Dawidi arangira ngo nimumugaburire. Ni gute wagaburira umwanzi wagutwikiye umudugudu? Ngo baramugaburira, muha icyo kunywa, muha iseri n'imizabibu. Mwamaze gushyira umutima mu nda, Dawidi aramubwira ngo tujye imbere utwereke bene wanyu aho bari. Mvuganye nawe mu izina rya Yesu, urariye kandi uranyweye, genda ubisangize bene wanyu, genda ubisangize abavandimwe, bisangize inshuti. Mubwira ngo kingura ubuhunikiro bwawe, kingura ububiko bwawe, hanyuma wuzuzwe. Ijambo ry'Imana rifite garanti kurenza imyaka y'impeke. Ntiwahunika ibijumba byabora, ntiwahunika imyumbati yabora, ariko umuceri, amasaka, uburo, ibigori n'ibindi ntashaka kuvugira hano byahunikwa. Yosefu yahunikishije imyaka y'impeke mu midugudu. Amahanga araza, Imana iravuze ngo mwibikeho ijambo bakozi b'Imana, torero ry'Imana, abantu bagiye kuza. Imana izanye abantu batandukanye, abakire bafite ubutunzi buzakorera Imana yabo, ariko ndasenze kugira ngo nawe uzabahe ku bubiko bw'iby'ubwami bw'Imana. Fata umwanya usenge, fata umwanya wirize, fata umwanya usome ijambo ry'Imana, uterane, Imana izakuzuza muri ubwo bubiko. Mwanditsi naho muravanga injira mu kabande katibumba, wibumbira ibumba, hanyuma utwike amatafari. Yego, ubaka ibihome bikomeye, itanura ry'amatafari. Muri aka kanya twariho turahunika ijambo ry'Imana. Imana yamaye guhanura mu ijambo ry'Imana n'izindi mpano. Ndazi ko umwuka warahavuye ari naho ugeze, ariko turi mu gutabarwa. Waraguye, warananiwe, waratsinzwe, reka dusenga n'Imana. Ni umwanya wo kubohoka. Navuze mu murongo munini cyane, mu muyoboro wagutse, mu rwego rw'igihugu. Imana impagurukije nk'umuhanuzi w'ibihugu. Yabwira Yeremiya ngo nkwigize umuhanuzi w'amahanga, abami ntuzabatinya. Imana ishimwe cyane. Imana ibona ishyanga ikaryishimira, iribona amashyanga menshi. Ireba igihugu nk'iki, irabona ibihugu byinshi. Ushonje no munsi, ariko uzagaburira benshi. Ndaseze kugira ngo nka Jehova Rafa ukize indwara z'ubumuga bwose, indwara zananiranye mu baganga, indwara zananiranye mu banyabwenge b'isi. Ndagusenze Mwami Imana kugira ngo ukore igitangaza. Ndagushimiye kuri urakiza. Ndashinze Mwami Imana nzima kugira ngo imitima yashenjaguwe n'imiruho n'imibabaro kugira ngo wongere uyomore. Ndagushimiye kuri Jehova Rafa, ndagushimiye kuri Imana yomora, ni wadukomekeje kandi uzatwomora. Senge igihugu cyacu, senge abayatware n'abami, senge abayobozi baho ubwenge, baho imbaraga, icyo mbasaba kugira ngo bakumenye, kuko n'abakozi bawe niwe wabimitse. Uravuze ngo batware bwose bushyirwaho nawe, kandi nanjye ndaseze Imana ngo umugisha n'inzu yanjye. Mwami ndagushimiye ko iyo byose wabikoze mu izina rya Kristo. Umugisha abakozi, umugisha uri kimwe cyose Mana. Urakoze Mwuka, ndagushimiye izina ryawe neza ko ubikoze. Amen.